n'abasuhuje akanongera mwiriwe. Njye ndaza kuvuga ku bintu nka bibiri, ndaza kwibanda kuri creative industry kubera yuko kariyeri ndimo yite kariyeri natangiye kubitekereza ndi hano muri auditorium. Icyo gihe ngira ngo bamwe bari aha harimo abatari bakavutse 2002 hari icyo gihe habaga hari imipira ya Premier, hari ikipe yitwa Arsenal napanaga singifana sinzi menye ko biruhu yari yarakoze ari bite hano habaga hari ikintu kinini cyane kijyanye no gufana, ariko simbonemo ikijyanye na music. 2004 negura kwiyamamaza kuba komiseri wa Sport Areas ko babyitaga icyo gihe musigamo nka Brand Minister wa Sports nyaragara cyane. Ngiye kwiyamamaza ufite yanjye twabaye ravuga usanga nayo yamaze gutegura amaze no kupoza kwiyamamaza. Biba ngombwa kwicara aba campaign manager ariko nkazaba vice komiseri. Hanyuma icyo gihe nibwo twatangiye gutekereza ni gute kaminuza yaba ifite abanyeshuri bagaruka abanyabwenge bavuye impande zose ariko tukaba tudafite music. Ariko icyo gihe banasaba ibyo nize social work kuko mu gukora kwanjye mu kwiga high school nakuze gukora nabonaga ibibazo twari tuvuye mu gihugu jenoside yakorewe abatutsi, hari abantu bari bafite ibibazo byinshi cyane uba yuko abo bantu ngomba kwiga ikintu kizatuma mbegera umunsi ku munsi, ariko siko byagenze. Nubwo ku rundi ruhande tubikora naje kwinjira muri management rero mbitekereza niga numvaga yuko ngomba ari ikintu uzakora nihuse vuba kubera igihe naje ku meeting umuntu witwa Tom Close yigaga medicine, ubwo ngeze 2005 meeting Tom Close yari umuririmbyi mwiza, ntangira kujya kuganira nawe najya ngiye mu bihugu byo hanze Dr. yavugaga nkasanga nkahurira n'abahanzi bari bafite amafaranga menshi. Mu guhura na Tom Close yari afite imyaka 17 nibwo twahuye nawe mbamushyize muri group. Yari umuhanga cyane Ben na Tom, ngira ngo niba hari sinzi ko hari hano 2008 nibwo twakoze igitaramo cya mbere hano muri kaminuza cya Tom Close. Njye narangije ubwo ndi hanze ndangije kwiga nagiye mu kazi nabonye akazi ka leta. Njye nuvaga namaze guhindura mind ngomba guhindura kariyeri creative industry, hari kuboko ngomba gushyiramo kwandura ubuzima bw'abantu bakora ibyo nabonye bishobora hano muri kaminuza. Ndi hano muri campus nibwo twatangije Miss Campus for the first time mu gihugu, nyuma y'igihe kirekire ntawe batora kugira ngo twatoye witwaga Akanyana Sharon. Nibwo haje Radio Salus, hajyaho na Salax Award, ibyo byose ntabyari bihari mu gihugu ndimo kuvuga. So ngiye hanze n'ubu nagiye mfite ibyo bintu mvuga ati ibyo ari byo byose nagera ku kintu ushobora kuzahindura kuri societe muri creative industry. Aho ngaho suri nyuma gatoya 2008 tuje aha ngaha nagiye gusaba sponsorship, kurumva ko nari maze kuba kwinjira muri business. Akazi ka leta narabonye